Haleluya, haleluya. Dushimye Imana yongeye kuduha amahirwe yo guterana kuri uyu munsi. Imana ishimwe kandi ko yabanye natwe kuva ku munsi wa mbere kugera kuri uyu munsi wa 44. Imana ishimwe cyane. Nanjye tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, nitwa Mucyo Jean de Dieu. Ndizera ko atari ubwa mbere tubanye kandi dushima Imana yakomeje kudushoboza kubana no kuganira ijambo ry'Imana muri iki gihe. Imana ihimbazwe cyane. Reka dusenge rero dushima Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje kubw'amaraso watumeneye ku musaraba. Tukaba turi abana b'Imana kubwo kwizera. Himbazwe Yesu. Ushimiye ko duhaye umwanya wo kumva, wo guterana. Ushimwe Yesu. Ushimiye ko ugiye kuganira natwe mu ijambo ryawe, kandi twizera tudashidikanya ko rigiye kudutungira ubugingo, rikaduha imibereho kuva none n'iteka ryose kugeza umunsi uzaba ugarutse. Bana na buri wese rero ugiye kuryumva, umutima we uhe kwaguka cyane kugira ngo wumve icyo uvuga. Mu izina ryawe urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse, igice cyawo cya mbere, murongo wa 7. Haravuga ngo, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Imana ntihabwe icyubahiro cyane. Reka twongereho ijambo rimwe riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice byabo 6, murongo wa 11. Haravuga ngo, kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe ngo mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Uyu munsi turi mu ntego nziza Imana iha abayobozi bayiteguye umwanya, bayiteguye umugisha, ivuga ngo imbaraga z'umwuka wera mu kwezwa. Haleluya, imbaraga z'umwuka wera mu kwezwa. Muri rusange turimo tuganira kuri iri jambo, navuga ngo umwuka wera ntabwo agira umumaro mu kwezwa gusa, ahubwo no mu gukizwa, mu kwakira Yesu. Umwuka wera agira umumaro. Pawulo yigeze yandikira Abaroma mu bice 10:14, aravuga ngo, ariko se abantu bakambaza Imana gute batarayumva, ngo kandi bayumva gute ari ntawababwirije? Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Iyo umuntu yumvise ubutumwa bwiza, umwuka wera w'Imana abukoreramo, hanyuma akaganiriza uwo muntu. Ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo. Akaganiriza uwo muntu, akamubwira, akamwereka ububi bwe afatiye kuri Yesu. Ubundi tubona ko turi abanyabyaha. Ubundi ubona ko uri hasi iyo ubonye uri hejuru. Ubona ko ukennye iyo ubonye umukire. Ubona ko wambaye nabi iyo hari uwambaye neza. Ubona ko udakijijwe iyo hari ukijijwe. Urugero rw'ukijijwe nta rundi, ntabwo ari umuntu, si ikintu, si n'ahandi hantu, ahubwo umuntu ukijijwe ni Yesu Kristo. Niwe waduhaye urugero, akaza nk'umuntu, akaba muri ubu buzima, ngo kandi muri bwo ngo ntiyigeze akora icyaha. Yabaye muri ubu buzima ari umuntu 100%, ariko muri ubu buzima ngo ntabwo Yesu yigeze akora icyaha. Bivuze iki? Yesu niwe rugero rwacu, twagakwiye kwigereranya narwo, tukamenya ngo turakijijwe cyangwa ntidukijijwe. Haleluya. Niwe rugero tureberaho ko dukijijwe cyangwa tudakijijwe. Nicyo ngicyo nari ndimo mvuga. Umwuka wera rero aratwereka, akaza iyo wumvise ubutumwa bwiza, nk'umuntu akakubwira ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, akakubwira ko Yesu yagukunze, akakubwira mbese ubutumwa bwiza, akakubwira Yesu. Nicyo gihe nawe ureba ibyo ukora ukabigereranya n'iby'uwo Yesu avuga, ukareba n'icyo gusa nuko agusaba kwitwara, hanyuma ukamenya ngo urakijijwe ntukijijwe. Hanyuma iyo umuntu amaze kubwumva, umwuka wera arabukoresha, agasobanurira umuntu, akereka uwo muntu ahari, akerekana Yesu ahari. Uwo muntu akibona ko atari ku rwego rwa Yesu, akibona ko n'inzira arimo atari Yesu amushakamo, hanyuma umuntu agakizwa.
nicyo gihe tuvuga ngo umuntu yabaye justified cyangwa yakorewe justification, umuntu arakijijwe cyangwa aratsindishirijwe. Atsindishirizwa rero kubwo kwizera, ntago ari ikindi kintu, ahubwo ni kubwo kwizera, kubw'ubuntu bw'Imana umuntu atsindishirizwa no kwizera. Hanyuma iyo amaze kwizera, noneho aba agiye kubaho mu buzima, navuga ngo bwo kwezwa, ni ubuzima bwo kwezwa. Haleluya, ni ubuzima bwo kwezwa. Yigeze abyandikira Petero mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cye cya mbere umurongo wa 15 na 16, yaravuze ngo iki? Yavuze ngo Imana yaravuze ngo ariko kuko uwabahamagaye ari uwera, ngo abe ariko namwe ngo mubabera ngo mu ngeso zanyu zose. Imana nishimwe cyane. Ngo ariko kuko uwaduhamagaye ari uwera, ngo abe ariko natwe tugira gute? Tubabera. Pawulo uwandikiye Abaheburayo abyandika 12, dutekereza ko ari Pawulo, abandi babifata uko, ariko njye nemera ko ari Pawulo. Mu bice 12, 14 yandikira Abaheburayo yarababwiye ngo nuko mugire umwete wo kwezwa, ngo wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo ni uwo kwezwa. Haleluya, ngo kuko ngo utejejwe atazareba umwami Imana. Imana nishimwe cyane. Iyo niyo mpamvu dufite twagakwiye guharanira kwezwa. Kandi ikintu navuga, uku kwezwa turimo tuvuga, ni ubuzima ubaho umunsi ku munsi, ntabwo ari ubuzima ubaho ngo igihe kimwe. Oya, gukizwa bwo cyangwa gutsindishirizwa umuntu abikorerwa umunsi umwe, ariko iyo amaze gukorerwa icyo kintu ntabwo biba birangiye, ahubwo akomeza kubaho hehe? Mu buzima bwo kwezwa. Hariho ahantu twarimo dusoma tuvuga ngo tube abana b'umucyo, tube umucyo, ngo kuko uwo twakurikiye ubwe ngo ni umucyo, rero natwe tube umucyo. Ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo, mbese iyo tugendeye mu ijambo ry'Imana, mbese iyo tugendeye muri Kristo kuko niwe mucyo, nk'uko nawe Yesu nyine ari umucyo, nicyo bahise bavuga ngo tuba dufatanije ubwacu, ngo kandi n'amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Imana nishimwe cyane. Rero uku kwezwa ni ukubaho mu buzima, ni ukubaho ugendera mu mucyo, ni ukubaho mu buzima busa na Kristo, ni ukubaho mu buzima ugera ikirenge mu cya Kristo, uvuga ngo Kristo yagendaga uku, nanjye hari uko nkwiye kugenda. Kristo yitwaraga uku, nanjye hari uko nkwiye kwitwara. Imana nishimwe cyane. Ni ubuzima ubaho ibyifuzo ufite bitandukanye na bya bindi wagiraga utarakizwa. Imana idufashe cyane. Ukavuga ngo ndumva ari n'ubundi ni hariya twasomye, ni hano twasomye mu Bakorinto, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 6:9 yari yavuze ngo iki? Cyangwa reka dusome 10. Yari yavuze ngo 9 ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ni nko kuvuga ngo se ntimuzi yuko abatejejwe batazareba umwami Imana? Bimwe yanditse mu Baheburayo aravuga ngo ntimwishuke, abahehesi cyangwa abasenga, ibi nibyo Yesu abaje guhindura, ibi nibyo umwuka wera w'Imana abaje kuducaho, ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ngo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Ngo kandi bamwe muri mwe ngo mwari nkabo, ariko ngo mwaruhagiwe, ngo mwarejejwe, ngo mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihimbazwe cyane. Rero ibi nibyo iyo tumaze kwizera ducikaho. Hanyuma iyo umaze kwizera, reka mbigereranye n'inzu umuntu aguze. Iyo umuntu aguze inzu igizwe wenda n'ibyumba 6, uko niko umuntu aba ameze. Umuntu muri we, umutima w'umuntu navuga ngo uba umeze nk'iyo nzu, cyangwa umuntu ubwe aba ameze nk'iyo nzu. Hanyuma aba agizwe n'ibyumba bitandukanye, amarangamutima mu bice bitandukanye, ibyifuzo, ibitekerezo n'ibindi. Ibyo byose ni ibyumba bigiye bitandukanye, ibyo umuntu yibwira, ibyo yakuranye, ibyo yabonye, ibyo byose ni ibintu biba bikurimo, ibyo yari abayemo, ibyo yabaye addictedho, mbese ibyo byose ni ibintu biba ni ubuzima uba ubayemo, niko nabivuga. Hanyuma iyo umaze kwakira Yesu, ni nko kuvuga ngo iyo nzu yawe urayigurishije, ntabwo iyo nzu ikiri iyawe, ahubwo hari undi muntu uyiguze. Yesu nta kindi yayiguze, yayiguze amaraso ye. Imana nishimwe. Iyo umwakiriye rero, niho navuga ngo uba utsindishirijwe, nicyo twise gutsindishirizwa. Iyo nzu yawe uba uyihaye undi muntu ugiye kuyitaho. Uwo muntu rero iyo yinjiyemo bigenda gute? Uwo muntu ari we Yesu. Yesu iyo yinjiye muri iyo nzu yawe, asanga yari ishaje, ngaho
sima yaramenaguritse, hari asanga itakirimo, hari abasanga n'iyo sima ntayo, agasanga hibereyemo ibyatsi, hibereyemo ibyondo nyine ivumbi, hari abasanga noneho yaramaze kumeramo ibyatsi, mbese aho ni muri salo, akava muri salo akajya mu cyumba babikamo ibikoresho byo mu gikoni, amasahani n'ibindi, mbega nawe uhita ujya muri ya nzu y'iwanyu nyine, agasanga wenda birimo nabyo ntibyatonze uruhumbu, ntibiherutse kozwa, mbese akagenda akajya mu cyumba abasore bararamo, agasanga ntihasasa, imyenda irimo ntiyifuze, mbese uwo ni Yesu uri kwinjira muri wowe. Se turi kumvikana? Haleluya! Uwo ni Yesu uri kwinjira muri wowe. Hanyuma iyo amaze kwinjira muri wowe rero, akabona ibintu bimeze uko, umwuka wera w'Imana wa wundi wagufashije akakumvisha Yesu, akamugusobanurira, akakumvisha ko ari we wakubambiwe, wagutsindishirije, akakumvisha iki, hanyuma ukamwemera, araza muri iyo nzu. Yesu araza, umwuka w'Imana agakomeza kugukoreramo, akaza agasukura iyo nzu. Yesu navuga ngo yaradukoye, Yesu yarishyuye, hanyuma umwuka w'Imana asigara muri ako kazi ko kutweza. Kutweza rero ni kwa kundi winjira muri iyo nzu, ugatangira ukavuga ati iyi nzu iri rangi ririmo ntabwo ndishaka, muri salo mbonye haramezemo ibyatsi, harimo ivumbi, mbese agashyiramo ka sima, agashyiramo sima ikayivanamo, agashyiramo amakaro, mbese akagenda ayigira nziza, ikazagera igihe agashyiramo ameza, akabanza kuy'ibiti, agahita ashyiramo ay'ibirahure. Uko niko process yo kwezwa. Urumva ni ubuzima, ntabwo ibyo bintu bikorerwa umunsi umwe, ahubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Kumwe umuntu akora akavuga ngo amafaranga ndimo ndashaka ndi kuyashakira gukora inzu yanjye. N'umwuka wera rero ahora aganira nawe, vuga ngo ibi bintu byari byarakwadikise, ariko noneho ngiye kubigukura. Akavuga ngo hari imvugo wavugaga, ariko nturi buyicikaho ubu ngubu, uragenda ucikaho process by process. Hari uko wambaraga, ariko urabona wambaraga utuntu tugera mu matako, urakomeza umanure, ugeze no mu mavi, ejo ugere, mbese nyine ugakomeza kugera bigeze ku birenge, ugakomeza ukavuga ati hari abantu twagendanaga, aba ngaba ntabwo bari kunyobora, ntabwo bari kumfasha kubaka inzu yanjye neza, reka mbahunge kuko bari gutuma nsesagura amafaranga nakubakishije inzu, bari ngende banze nubake inzu. Rero ukavuga ati aba bantu ntabwo bari gutuma negera Kristo, ntabwo bari gutuma inzu yanjye yubakwa neza, nabo ukabahunga kuko batari kukuyobora ku musaraba. Imana idufashe cyane, nicyo kintu turi kuvuga, nicyo kintu turimo turaganira. Imana idufashe cyane. Sinzi niba muri kubyumva, ariko ndizera ntashidikanya ko umwuka wera w'Imana ari bubakoreremo, akabumvisha uburyo, agakomeza kuganira namwe ko niwe n'ubundi ugira uruhare mu gusukura ya nzu. Uko niko kwezwa k'umuntu. Imana nihimbaza. Hanyuma nk'uko nakomeje mbivuga, kwezwa ni ubuzima bwo gusa na Kristo. Ubuzima ntabwo umuntu abubamo gutyo gusa, ntabwo abubamo ari we ubwe, ahubwo ubu buzima ni ubuzima ayoborwamo n'umwuka w'Imana, n'ubuzima umuntu abanamo n'umwuka w'Imana. Ubusanzwe mu dukizwa cyangwa dutsindishirizwa kubwo kwizera, ariko twezwa kubw'umwuka wera, twezwa kubw'umwuka wera ubana natwe. Nabibabwiye, iyo nababwiye ngo reka dufatire urugero kuri iyi nzu, umuntu aba aguze, hanyuma agasanga yarangiritse, agashaka kuyisana, cyangwa nubwo yasanga itarangiritse ariko agashaka kuyihuza we n'uko ayishaka. Uko niko iyo tumaze kwakira Yesu, ntago asanga tumeze neza ku rwego twaba abana be, cyangwa we yatwakira mu muryango w'abana b'Imana, ahubwo we aratwakira, akatwakira uko tumeze, akatwakira twarashize, akatwakira turwaye, akatwakira turembye, akatwakira turi abanyabyaha, nicyo ndimo mvuga. Hanyuma we akaduhindura abana b'Imana. Ni kwa kundi wa muntu waguze ya nzu agenda ayihindura nk'uko we ayishaka, na Yesu agenda aduhindura nk'uko adushaka. Ibyo ngibyo bikorwa n'iki? Bikorwa n'umwuka wera. Umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera mu kwezwa ni izo ngizo, ni uko umunsi ku munsi zigenda ziduha gusa na Kristo. Imana nihimbazwe cyane. Wa muntu, hari icyumba iyo umuntu amaze kugura ya nzu,
hari igihe ajya mu byumba byose akajya kureba, akagenda nyine abihindura we uko ashaka. Natwe muri twebwe dufite ibyumba bitandukanye. Uko iyo tumaze kwakira Yesu umwuka wera w'Imana turamukingurira. Ibyahishuwe 3:20 avuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo Yes, ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye ngo azakingura. Sinzi niba, reka mpasome kugira ngo ne kwavuga nabi. Byahishuwe 3:20 havuga ngo iki? Aravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, ngo nzinjira iwe tugire gute? Dusangire. Rero icyo usabwa ni ugukingurira umwuka wera w'Imana. Umva ikintu akora iyo umaze kumukingurira. Iyo umaze kumukingurira arinjira, yamara kwinjira we agafata bya bindi byose akakwereka, akakubwira ati rero aka kantu kari muri iki cyumba, oya ntabwo aka ngaka Kristo yakishimira. Aka kantu dore ugira umujinya, muri iki cyumba harimo umujinya, rero uyu mujinya ntabwo hinduka rwose. Hanyuma wowe ukabona ko wagiraga umujinya, uru rwango ntabwo ari byo kabisa. Abana b'Imana ntabwo bagenda uko. Dore Yesu ntabwo akunda abantu bagira ishyari. Yesu ntabwo akunda abantu batera imbuto. Yesu ntabwo akunda abantu bababaye. Yesu ntabwo akunda abantu biyemera. Yesu akunda abantu baca bugufi. Akakubwira ngo kandi abo ngabo baca bugufi Yesu abahera ubuntu. Imana nishimwe. Hanyuma ibyo ngibyo iyo ubyumvise, wowe icyo ukora ni uguca bugufi uvuga ngo Mana nyobora nyeza, ugaca bugufi ukihana. Hanyuma iyo wihannye umwuka wera nta kindi akora, ya maraso Yesu yameneye ku musaraba niyo aza akakweza akakugira umwana w'Imana. Umva noneho iyo umaze kwezwa kuri icyo kintu ntabwo birangirira aho, ahubwo umwuka wera akubera imbaraga. Umva icyo Yesaya yahanuye muri 40:29 yaravuze ngo niyo iyi intege ngo abarambiwe, ngo kandi ngo utibashije imwongeramo imbaraga. Bivuze iki? Wowe utari wibashije muri ako kanya, wowe utari ushoboye kureka wa mujinya ku bwawe, noneho uhita uwureka ku bwa mwuka wera uri muri wowe. Imana nishimwe cyane. Hanyuma aho niho mwuka wera agenda atuma usa na Kristo. We araza agafata ubuzima akakubwira ati ahari Yesu yabayeho mu gihe utari uhari. N'ibyo yandikishije ushobora kuba utabyumva, ariko kuba waramwizeye ndagenda mbigusobanurira, kandi si no kubigusobanura gusa, njye ndatura muri wowe njye mbikwigisha umunsi ku munsi. Nkubwire ngo iki nubwo kitanditse, nubwo nta tegeko ryanditse rivuga ngo iki ni iki, oya wowe ukwiye kugikora. Nubwo nta tegeko ryanditse rivuga gutya, wowe ukwiye kubikora kuko uri umwana w'Imana. Yesu ntabwo ibi bintu abikunda. Oya ntabwo ibi bintu abikunda. Nubwo mu itorero bo babyemera, ariko we ntabwo ubyemerewe. Uwo ni umwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Rero itorero n'amadini n'ibiki, reka mvuge kuri aka kantu, byo biduhindura fizikali. Abantu reka ne kubijyana mu bya physical change na chemical change, ariko uzarebe nk'iyo ufashe urupapuro iyo urufashe ukarukatisha umukasi, urupapuro ishusho yarwo niyo ihinduka, ntabwo ibirugize bihinduka. Ariko iyo ufashe urupapuro ukarutwika, ibirugize byose nabyo birahinduka, biba affected. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Amadini aya tubamo umunsi ku munsi, dukurikije amategeko yayo, tukitabira repetisiyo, tugatura, tukagira ute, nabyo ni byiza iyo tuyobowe n'umwuka. Ibyo ngibyo ni ibintu biduhindura fizikali, tukabona turi abana beza, tukabona turi abana b'Imana. Ariko iyo tugiye noneho spiritually, ntabwo biriya bintu byaduhindura. Nari mbahaye urugero rw'urupapuro, noneho ntabwo ibyo bintu byahindura natire yacu muri twebwe. Niba twari abagome, n'ubundi turakomeza tukaba abagome. Ntabwo duhindurwa n'idini. Niba twagiraga inzangano, amashyari, niba tutitwaraga nabi, niba twatukanaga, ibyo bintu byose amarari birakomeza bikatuyobora, bikomeza bitubamo, ariko mu bantu tukaba abana beza. Ariko iyo mwuka wera ageze muri wowe ahindura na natire yawe. Ntabwo uba ukiri wa muntu wa wundi uyobowe n'ibyo, uyobowe na kamere. Idini riguhindura fizikali inyuma, ukajya ugaragara muri sosiyete nk'umwana mwiza, ariko ntabwo riguhindura umutima. Ariko umwuka wera iyo ageze muri wowe aguhindura n'iki? Umutima. Yesu yigeze abibwira intumwa ari kuzisezera, arabwira ngo umwuka wera naza, ngo azatsinda ab'isi, ngo abemeze iby'ibyaha byabo, ngo ni iby'amateka. Amena. Umwuka wera twemeza ibyaha byacu, hanyuma tukagira gute? Agatuma twibonaho bubi, agatuma iyo twigereranyije na Yesu
tukabona turi hasi, tukabona ntabwo dukijijwe, hanyuma tugashaka tukiyeza kugira ngo duse na Kristo. Hanyuma nyuma yo kwiyeza rero ntabwo birangirira aho, ahubwo atwambika imbaraga kugira ngo bigende gute, kugira ngo duse na Kristo, kugira ngo dukomeze gutsinda. Imana nishimwe. Reka nsoreze kuri aka kantu, umwuka wera kandi kwezwa ntabwo ari ibintu biri aho, ahubwo kwezwa ni intambara. Kwezwa ni nk'aho tuba turi mu ntambara yo kurwana na kamere ndetse n'umubiri. Imana idufashe cyane. Kwezwa ntabwo ari ibintu biri aho, kwezwa ni intambara tuba dutangiye yo kurwana na kamere ndetse n'umubiri. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abagalatiya akababwira ngo iki? Pawulo yandikira Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 yaravuze ngo iki? Ngo ndavuze nti muyoborwe n'umwuka. Urumva ni ubuzima, ntabwo ari urumva umuyobozi ntabwo akuyobora uyu munsi gusa, ahubwo aba akuyoboye iminsi yose akiriho. Yes, aravuga ngo rero ngo muyoborwe n'umwuka, ngo kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bivuze iki? Bivuze ngo kamere nayo ubwayo hari ibyo ishaka, umwuka nawe hari ibyo ashaka. Nibyo yakomeje asobanura mu mirongo ikurikiraho. Icyo navugaga ni iki? Muri twe dufitemo, navuga ngo ni amahanga abiri cyangwa ibintu bibiri bishaka ibintu bitandukanye, kandi ibyo bintu byose dufite uburenganzira, dufite n'ubushobozi bwo kubikora. Ahubwo bigenda gute? Impamvu tutabikora cyangwa dushobora gukora kimwe tukareka ikindi, biterwa n'icyo twitayeho cyane, n'icyo twagahaye agaciro. Navuga ngo abaye ari nk'ibintu birya, byaterwa n'icyo twagaburiye kikabona imbaraga, hanyuma icyo nicyo gitsinda. Mu rugamba hatsinda ufite imbaraga wariye witaweho. Rero icyo twitayeho cyane nicyo gitsinda. Iyo witaye kuri kamere niyo itsinda, iyo witaye ku mwuka niwo utsinda. Umwuka rero nta kindi kintu gikomeye ukora, ni ukumwemerera akakuyobora, ukamwiha, uvuga ngo mwami njye ntacyo nshoboye, ngwino unyiyoborere. Imana nihimbazwe cyane. Pawulo reka dusome dusoza mu Baroma ibice 7. Abaroma, kwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 7 umurongo wawo wa 14, twumva icyo yavuze iki? Yaravuze ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Umva 15, yaravuze ngo sinzi ibyo nkora, ngo kuko ibyo nshaka atari byo nkora. Kubwe we nyine ntabwo we yumvaga ashaka gukora ibyiza, ariko akavuga sinzi ibyo nkora, ntabwo ari byo nkora. Kubera iki? Ayobowe na kamere. Ngo ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ngo ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Kuko rero noneho si njye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo, icyaha kitubamo. Nzi yuko muri njye ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, si njye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Avuga ngo nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye, ngo rirwanye itegeko ry'ibyaha byo mu ngingo zanjye. Yemwe ngo mbonye ishyano, ngo ninde wankiza uyu mubabaro untera urupfu? Umva icyo yavuze. Yaravuze ngo 25, Imana ishimwe, ngo kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Imana ihimbazwe. Umwuka wera w'Imana niwe uzajya udukiza. Imana ishimwe cyane. Mwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Mwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Ambora byose ibyari bimboshye, amanagura amarira yanjye yose, amenagura byose n'ibyamboshye kera. Sinshobora gusigara uko ndi. Haleluya. Ambora byose
ibyari bimboshye, amanagura amarira yanjye yose, amenagura byose ibyamboshye kera, sinshobora gusigara uko ndi. Amenagura byose ibyamboshye kera, sinshobora gusigara uko ndi. Izina ryawe ryubahwe, mwuka wawe, mwuka wawe. Haleluya. Mwuka wera ndakunyotewe, ngwino uganze muri nge, unyigishe, umpindure, unyiyoborere, nkweguriye ibyanjye byose, ungenze uko ushaka. Mwuka wera twibanire. Mwuka wera ndakunyotewe, ngwino uganze muri nge, unyigishe, umpindure, unyiyoborere, nkweguriye ibyanjye byose, ungenze uko ushaka. Mwuka wera twibanire. Mwuka wera w'Imana, mwuka wera ndakunyotewe, ngwino uganze muri ngeyo, unyigishe, umpindure, unyiyoborere, nkweguriye ibyanjye byose, ungenze uko ushaka. Mwuka wera twibanire. Mwuka wera twibanire. Mwuka wera twibanire. Kawera twibanire, kawera twibanire. Niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, utanga ubuntu bugakiza imitima yacu. Niwe mucunguzi, niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, utanga ubuntu bugakiza imitima yacu. Niwe mucunguzi. Zina ryawe niryubahwe, ni wowe gusa twizeye. Zina ryawe niryubahwe daye. Mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi,
mwana w'intama wacunguye imitima yacu, oh niwe mucunguzi, mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi, mwana w'intama wacunguye imitima yacu, oh niwe mucunguzi, oh niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, utanga ubuntu bugakiza imitima yacu, oh niwe mucunguzi, haleluya, niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutazira, ubutanga ubuntu bugakiza imitima yacu, oh niwe mucunguzi. Oh yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, niwe mucunguzi, nta yindi mana, nta yindi mana yo, nta yindi mana mfite atari wowe, nta yindi mana, nta yindi mana yowe, nta yindi mana mfite atari wowe, oya nta yindi mana yo, nta yindi mana yo, nta yindi mana mfite atari wowe, oh ni wowe nishingikirijeho, mwungeri wanje mwiza unkunda, nakuvaho nkajya heya, nta yindi mana mfite atari wowe, oh nta yindi mana, oh nta yindi mana, yeah, yeah, nta yindi mana mfite atari wowe, nta yindi mana, nta yindi mana kiza abarwayi we, nta yindi mana yo, nta yindi mana dufite atari wowe, nta yindi mana itanga ubwenge yoyo hoya, oya hoya, nta yindi mana yo, nta yindi mana mfite atari wowe. Hallelujah.